twongeye kubasuhuza abakunzi ba YouTube channel yacu Impanda TV. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ijambo ry'Imana. Reka twakire pastor wacu Apotre Simon. Karibu umukozi w'Imana muri studio, umwanya n'abantu. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu mudukurikirana kuri YouTube channel Impanda TV. Ndizera yuko ijambo ry'Imana tubagezaho hari icyo ribahinduraho. Uyu munsi nifuje kongera kubana nawe. Uyu munsi nifuje ko twaganira ku byerekeye kuri Mose. Bene data, reka dusenge. Uhoraho, kongera kugushima kuri Imana ifite urukundo, ukaba warinze kwe abanyabyaha. Hari byinshi twagucumuye takunejeje, ariko wakomeje uraturinda habwa icyubahiro. Nyagasani, tugushima ibyo waturinze, tugarutse hano muri studio, tugiye kwiga ijambo ryawe. Nirice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi, ahubwo nibasha gushinga imizi mu mitima yacu, uzahabwa icyubahiro. Nyagasani, iri jambo duteguye ngo twige niritugirire akamaro, tugakomeza kugukorera, twe nk'ubwoko bwawe uzahabwa icyubahiro. Nyagasani, ndakwinginze ngo ndende umwana mu by'umwuka, ukomeze umfashe mbasha gukurira mu ngeso nziza, nkigisha ubutumwa bwawe, uzahabwa icyubahiro. Ibyo byose tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ngufitiye ubutumwa, haleluya, n'ubutumwa bw'umukiza. Nk'uko n'ababyiye, nifuje yuko twiga kuri uyu mugabo Mose, tukareba uko byamugendekeye. Yabizi yuko Uwiteka yabarinze, nanjye arandinda, none akaba yifuje yuko uyu munsi kongera tugasubirana. Reba urwo ruhinja rurimo rurira, rufashe urutoki rw'uwo mugore. Urwo ruhinja ni Mose. Waba se uzi uwo mugore mwiza uwo ari we? Ni umwana w'umwami wa Isirayeli, umukobwa wa Farawo ubwe. Nyina wa Mose yahishe uruhinja rwe kugeza rugize amezi 3, kuko atashakaga ko rwicwa n'Abanyamisiri. Mbese bene data, ni ukubera iki uyu nyina wa Mose yahishe urwo ruhinja? Mbese abo Banyamisiri bo ni ukubera iki bifuzaga kwica urwo ruhinja? Bene data, reka dukomeze. Dore uko yabigenje. Yafashe agatebo gafite umupfundikizo kaboshe mu bwato, aragapfundikira ku buryo amazi atashoboraga kukinjiramo. Uyu nyina wa Mose batubwiye yuko yafashe aka gatebo akabaha nk'ubwato ku buryo amazi atabashaga kwinjiramo. Bene data, reka dukomeze. Nuko agashiramo Mose, maze agashira mu byatsi birebire ku nkombe y'uruzi rwa Nili. Uyu nyina wa Mose arangije kubaho ako gatebo, akaryamishamo Mose, aragenda amushyira muri ako gatebo impande y'inkombe y'uruzi rwa Nili. Hanyuma yasabye Miriyamu mushiki wa Mose guhagarara hafi aho kugira ngo arebe uko byari kugenda. Nyina wa Mose amaze gukora ibyo, abwira mushiki wa Mose ati, hagarara hano ujye ucunga uyu mwana urebe uko byari kugenda. Bidatinze umukobwa wa Farawo yaje ku ruzi rwa Nili kwiyuhagira. Agize atya abona agatebo mu byatsi birebire, nuko ahamagara umwe mu baja be, aramubwira ati, genda unzanire kariya gatebo. Mbega uko byari bigenze! Uyu mukobwa wa Farawo igihe yaje koga ku ruzi rwa Nili, arebye gutya ngabona agatebo, arangije abwira umuja we ati, genda unzanire kariya gatebo. Mbese ko bavuga yuko uyu Farawo ari we wari ubuzice Mose, yari kugenda gute ko bari bamubonye? Bene data, reka dukomeze. Igihe uwo mukobwa w'umwami yapfunduraga ako gatebo, yasanzemo uruhinja utagira uko rusa. Uwo mwana Mose yari arimo ararira, maze umukobwa w'umwami amugirira impuhwe, ntiyashakaga ko yicwa. Uyu mukobwa akimara kubona uyu Mose, kubera ibitangaza by'Imana, abona urwo ruhinja ukuntu rwariraga, yumva agize impuhwe. Nubwo se yicaga abana b'abahungu bose bavukaga, uyu mukobwa amugiriwe. Mbese uyu mukobwa yagombaga kumucyanga cyangwa afite ukundi yabigenje? Bene data, reka dukomeze. Nuko Miriyamu araza, aramubona kuri iyi shusho. Miriyamu yabajije umukobwa wa Farawo ati, ese sinajya kukuzanira
umwisirayelikazi akajya akurerera urwo ruhinja. Uyu mushiki wa Mose akimara kubona ko umusaza we yamufashe, yabajije uyu mukobwa wa Farawo, aramubwira ati mbese sinakuzanira umwisirayeli akakubera umukozi? Mbese uyu mukobwa wa Farawo yarabyishimiye cyangwa yarabyanze? Reka dukomeze bene data. Umukobwa w'umwami yaramushubije ati genda umunzanire. Mbega ibitangaza! Miriyamu yahise yiruka ajya kubibwira nyina. Igihe nyina wa Mose yageraga kuri uwo mukobwa w'umwami, uwo mukobwa yaramubwiye ati jyana uyu mwana umundere nzaguhemba. Mbega ibitangaza! Uyu nyina wa Mose, uyu mushiki we aragenda arihuta, ageze mu rugo abwira nyina ati mama, Mose bamubonye, umukobwa wa Farawo yabonye umwana wawe. Nuko uyu mukobwa Miriyamu ukuntu yabajije uyu mukobwa wa Farawo ati ese ntinagushakira umukozi? Bishoboka yuko uyu mukobwa mushiki wa Mose yavugaga ati reka njye kwenda mama ari umurera. Uyu mukobwa wa Farawo yarabyishimiye. Reka dukomeze kubera ibitangaza by'Imana. Nuko nyina wa Mose arera umwana we. Hanyuma igihe Mose yari amaze gukura, yamushiriye umukobwa wa Farawo, nawe amurera nk'umwana we bwite. Nguko uko Mose yakuriye mu nzu ya Farawo. Bene data, uyu nyina wa Mose yaragiye arera umwana we, arakura nk'uko yabyifuzaga. Igihe uyu mwana yakuraga, arangije amujyana ku uyu mukobwa wa Farawo. Ibitangaza by'Imana ni uko bigenda. Igihe uyu mwana mama we yaramuhishe ngo atazamwica, Farawo uyu mukobwa aza kumubona, yumva amugiriye impuhwe, aramujyana amuhereza. Igihe Miriyamu yabonaga uyu mukobwa wa Farawo amaze kubona musaza we, aratekereza ati uwabwira mama akaza akamurera. Mama we yaraje avugana n'umukobwa wa Farawo, birakunda, aramurera. Bishoboka yuko yamwigishije ingeso nziza ndetse no gukunda Yehova. Ijambo ry'Imana rihabwa icyubahiro. Data, murabizi yuko mbere yuko dusoza iri jambo Imana iba yaduhaye ngo mbagezeho, hari ibibazo mbasigira, muba mugomba kubinsigira hasi hano muri komenti. Nahagaruka tugiye kwiga ikindi cyigisho, Uwiteka yaraturinze mwabasha kubibasubiza. Bene data, ikibazo cya mbere nifuza kugira ngo mbagezeho kiragira giti: mbese Aburahamu ni muntu ki? Icya kabiri nkaba nifuje ko nakibagezaho nacyo: mbese umuntu wese ashobora gukizwa? Icya gatatu nacyo nakibagezaho: mbese Imana yatereranye abantu bamaze gucumura? Ibisubizo ndabishaka hasi muri komenti. Bene data, reka tumanze dusenge. Mbere yuko dusoza iteraniro, tugomba gushima Imana. Uhoraho, kongeye kugushima uburyo waturinze tukaba twageze hano muri studio Amahoro. Habwa icyubahiro. Tugushimye kuri Imana ijyana neza, ifite urukundo, ukaba waraturinze ku banyabyaha. Hari byinshi twagucumuye bitakunejeje, ariko wakomeje waturinda. Habwa icyubahiro. Nyagasani, twije ijambo ryawe, twiga uburyo Mose ubuzima yanyuzemo ndetse n'uko yarokowe. Nyagasani, ndakwinginze ngo aba bantu nabashije guhereza iri jambo ryawe nibasha kubanyura, bakamamaza inkuru nziza yawe imusozi, uzahabwa icyubahiro. Nyagasani, tugiye gusubira mu mago twaturutsemo, uturinde ikibi n'igisa no shaka tuvana mu masezerano y'amamvu, nibasha kugenda uco, uzahabwa icyubahiro. Ibyo byose tubigusabye mu izina rya Kristo Kristo umwami wacu. Amen. Pastor wacu arakoze ku ijambo ryiza tugejejeho. Ndabizi ko hari byinshi mwungukiyemo no kuri ibi bibazo abasigiye. Turabasaba yuko mwasubiza ibyo bibazo munyuze kuri komenti. Ndabibutsa yuko mwakanda subscribe, notification, like na share. Murabeho, Imana ibarinde, turabakunda.